akaririmbo kiswe Sœur cyangwa Alone cyangwa Njyenyine. Abantu bakunda indirimbo za Gahu nizere ko muri bukaryoherwe. Inshuro nyinshi naragerageje basi ngo ndebe ko nafata inyenyeri nkazikoraho, ariko nkagwa bikarangira nikomerekeje. Inshuro nyinshi nizeraga ko nzarenga imipaka, hanyuma igihe cyose umugore wese akanyemera. Inshuro nyinshi narahuriye ndazamuka ngera hejuru y'agasongero, ariko nkisanga ndi njyenyine aho hantu, ndi njyenyine. Umuntu wese utaraba wenyine byibuze inshuro imwe mu buzima bwe, uwo muntu akaba ari wenyine mu buriri, ari wenyine nijoro mu ijoro. Ni wa wundi, niba uri umuntu utigeze uba wenyine n'inshuro n'imwe mu buzima bwawe, azamenya ko urukundo rutazigera rumenyana nawe. Inshuti zanjye nyinshi zaranteye mu ijoro ziranta, uyu munsi bikanyobera, hanyuma nkatangira kwiyumva ko ntanapfa n'ejo. Birasa naho dufite buri kimwe: amafaranga, urukundo n'intsinzi. Ibyo byose birabira ijoro, ariko biraza kurangira nisanze ndi jyenyine nk'uko bisanzwe bigenda. Umuntu wigeze ubaho mu buzima bwe ntazigere na rimwe abaho ari wenyine, akaba ari wenyine mu buriri, ijoro rikarinda ricya akiri wenyine. Wa muntu utarigeze abaho na rimwe mu buzima ari wenyine, ngabeho wenyine mu buzima. None se ni gute urukundo ruzigera rumumenya? Inshuro nyinshi naragerageje, ariko bikarangira inzozi zanjye ntakomeza zikambabaza. Nkavuga nzakomeza nkomezeje kontinuwere. Niba hari umuntu utarigeze aba wenyine mu buriri ngo amare basi ijoro ari wenyine, akaba wenyine mu buriri, akaba wenyine mu ijoro, dahanwigere faka iprofta indirimbo nyizi muri comment, ubundi ukamfollowinga nawe ukajya kuri YouTube ugakora subscribe, aziguha muri video bikurikira. Indirimbo yiswe Sœur cyangwa Alone cyangwa Njyenyine.